hafi zose mu bihe turimo Elizabeth wa kabiri yari ahari mu gihe Ubwongereza bwatakazaga koloni hafi zabwo zose maze ibihugu bikigenga mu myaka itari myinshi yakurikiye intambara ya kabiri yese kugeza n'Ubwongereza ahubwo buvuye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi mu gikorwa cyiswe Brexit no kwaduka kw'icyorezo cya COVID-19 byose yari ahari. Elizabeth Alexandra Mary Windsor umukobwa akaba n'imfura y'umuryango wa Duke na Duchess wa York yarakunzwe na benshi mu muryango w'ibwami ariko nta wigeze na rimwe abona ko hakurikijwe bagombaga kubanza gutegeka ubwami bw'Ubwongereza bari imbere byari no gushoboka ko mu buzima bwe yari kuzagerwaho ngo umwamikazi w'Ubwongereza nawe ubwe ntiyashoboraga kubitekereza. Sekuru George wa gatanu niwe wari umwami w'Ubwongereza muri ibyo bihe, yari sekuru byarase. Hanyuma se wabo Edward wa munani yari igikomangoma cya Wales, ni nawe wagombaga kumusimbura nta nubwo yari se, nyamara byihuse kandi mu buryo butunguranye cyane. Mu 1936 sekuru umwami George wa gatanu yaratanze, hanyuma se wabo Edward wa munani aba ari we wambikwa ikamba umwami. Nta n'umwaka umwe gusa yamaze ari umwami w'Ubwongereza kuko nawe yahise yegura mu buryo bwatunguranye cyane kuko yagombaga nyine kurongora umugore w'umunyamerikakazi yakunze, kandi ibyo ngibyo bikaba bitari byemewe mu muryango w'ibwami muri ibyo bihe. Nawe ati nta nshingano z'ikamba ry'ubwami bw'Ubwongereza nakwikorera ku mutwe wanjye cyangwa ku bitugu ntabifashijwemo n'umugore nakunze. Aregura isi iratangara. So we greet England's new king, George VI. Ako kanya mu 1937 se wa Elizabeth aba ari uhita umwami w'Ubwongereza George wa gatandatu. Elizabeth wo mu 1926 yaragifite imyaka 11, none hari nawe ushobora guhita asimbura se, ariko ni ibintu byihuse cyane mu buryo budasanzwe kuko nta na kimwe cyashoboraga kugira ugiteguza ko umukobwa nka Elizabeth wavutse imbere ye hari abandi batatu bagombaga gusimburana nawe akabona kuba umwamikazi. Ibyo bikagerwaho mu gihe cy'imyaka 27 gusa. Nyamara we atanze afite imyaka 96 y'amavuko, amaze imyaka 70 yose ari umwamikazi ku buryo umusimbuye umuhungu we Charles afite imyaka 73 yose, ndetse kugeza ubu ngo akaba ari ugeze ku bwami bw'Ubwongereza akuze cyane kurusha abandi bose mu mateka y'Ubwongereza. Agahiga ubundi kari gasangagwe na William wa kane wategetse Ubwongereza kuva mu 1830 kugeza mu 1837. Mu muryango w'ubwami bw'Ubwongereza abawugize bahabwa akazi ndetse n'inshingano nyinshi, ntabwo ari ukuba umwami cyangwa umwamikazi byonyine. Elizabeth we yatangiye ako kazi ko gukorera ubwami bw'Ubwongereza n'umuryango wabwo agifite imyaka 14. Icyo gihe hari mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi, ari naho yumvikanye mu mbwirwaruhame ye ya mbere kuri radio. I can truthfully say to you all that we children at home, n'urubyiruko rw'Abongereza muri rusange yabwiraga n'abana ati twabakiri bato mu byishimo byinshi n'umurava mu rugo, n'ubundi ntabwo twabura gukora ibyo dushoboye byose mu gufasha ingabo zacu, abasirikare barwanira ku butaka, mu nyanja no mu kirere. Mu 1947 Elizabeth yari afite imyaka 21 nibwo yashakanye na Philip Mountbatten wari igikomangoma cy'Ubugiriki na Denmark wari ufite ipeti rya lieutenant mu gisirikare cy'Ubwongereza kirwanira mu mazi. Byasabye ko umugabo we abanza kwiyambura amakamba yose n'ubwenegihugu bw'amahanga kugira ngo agume mu muryango w'ubwami bw'Ubwongereza ari umugabo w'igikomangoma Elizabeth. Guhera ubwo ahinduka igikomangoma Philip Duke wa Edinburgh kugeza apfuye mu mwaka ushize w'2021. Umwana wabo wa mbere Charles ubari nawe Charles wa gatatu umwami w'Ubwongereza niwe mfura yabo babyaye mbere mu 1947, nyuma babyara abandi barimo Anne, Andrew na Edward. Mu bihe rero igikomangoma Elizabeth yari ari mu ruzinduko muri Kenya niho byose byahindutse, maze ku itariki 6 Gashyantare mu 1952 se umwami George wa gatandatu yaratanze nyuma yo kurwara akabagwa ariko ntakire. Yarakire muto kandi afite imyaka 56 y'amavuko gusa. Ni igikuba nacyo cyahise gicika ubwo umwamikazi w'Ubwongereza yari ari mu mahanga muri Kenya. Elizabeth bahise bamwihutishiriza mu Bwongereza bwangu, arimikwa asimbura se ahabwa izina ry'ubwamikazi rya Elizabeth wa kabiri. Muri iyo myaka nibwo yabaye umwamikazi, ari nabyo bihe ibihugu byahoze ari koloni z'ubwami bw'abami bugari bw'Abongereza yarazwe nabyo byigengaga kimwe ku kindi.
ariko n'ubundi akomeza kuba umwamikazi w'Ubwongereza n'umuyobozi mukuru wa leta z'ibihugu 14 byigenga ku buryo yatanze ku itariki 8 Nzeri mu 2022 ari we muyobozi mukuru w'ibihugu 15 kuva ku Bwongereza ubwabwo, New Zealand, Jamaica, Australia, Bahamas, Belize, Canada, Papua New Guinea, ibirwa bya Salomon ndetse n'ibindi. Babyita byose hamwe Commonwealth Realms. Ibihugu 15 bibarizwa n'ubundi muri Commonwealth, ariko umwamikazi Elizabeth wa kabiri yarabereye umuyobozi mukuru n'ubwo byigenga byose bikagira ubutegetsi bwabyo ku buryo bitavuga ko byanze bikunze byayoborwa ubu ngubu n'ubwami bw'Ubwongereza mu nzira bitifuza kuganamo. Elizabeth wa kabiri kuva hagati mu kinyejana cya 20 mu myaka y'1950 kugeza iki ngiki cya 21 kigeze mu 2022 yazungurutse isi yose, ahura na benshi bamwakiriye imbona nkubone imihanda yose babarirwa muri miliyoni nyinshi. Mr. President, South Africa has a special place in my heart and in the hearts of the British people. Aho ni muri Afrika y'Epfo yo mu 1996 ni igihugu cyari kikiva mu butegetsi bw'irondaruhu. Elizabeth wa kabiri mu buzima bwe iruhande rwe yakundaga imbwa cyane nk'izo mu bwoko bwa kogi z'utuguru duto cyane, ibyo bikazigira nazo nto nk'izo yagaragaye ari kumwe nazo nyinshi muri video yamamazaga imikino Olympique yabereye i Londres mu 2021, uretse kandi imbwa mu bihe bitandukanye na nyuma y'akazi mu buryo bwo kuruhuka ndetse n'imyitozo ngororamubiri igihe kinini yakunze kugendera ku migongo y'ifarashi no mu myaka irenga 90. Mu buzima bwe bwose kandi ari umwamikazi w'Ubwongereza, Elizabeth wa kabiri yirenze cyane abanyamakuru ku buryo atari ibiganiro byinshi yagiranye nabo. Ibindi byose yakeneye kuvuga byabaye ibiganiro asoma imbwirwaruhame ziteguye kenshi zabanje no gutunganywa mbere zikanyuzwa noneho kuri radio na televiziyo. Ibyo byatumye nta na byinshi bimenyekana byihariye ku buzima bwe bwite hanze y'ibyo yakoreye mu ruhame. Ibyo byaratinze ariko nanone bigeze mu myaka y'1990 byinshi birahinduka kuri iyi ngingo mu buzima bwe. No mwaka byihariye w'1992 we yise hano Cerebelis. Icyo gihe ingoro ya Windsor, imwe mu zitiriwe izina ry'umuryango w'ubwami, yafashwe n'inkongi y'umuriro. Ibyo bikurikirana kandi n'ikindi gikuba cyacitse, noneho batatu mu bana be bose batangaza ko bagiye gutandukana nabo bashakanye. Abo barimo n'igikomangoma Charles ubwe ari nawe mfura ye n'ubundi wagombaga kuragwa ubwami nk'uko byagenze nyine. Uyu nawe yari matandukana n'umugore we Diana wari waramamaye akunzwe bikomeye na rubanda. Ibyo ntabwo byaguye neza umuryango w'ibwami. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri ibyo byaramugoye cyane. Isura n'izina ry'umuryango nabyo byibasirwa mu buryo butandukanye, benshi bakomeza no kwibaza ku myitwarire y'abana be muri uwo muryango, bagaruka cyane ku burere bwabo ndetse n'ibyo baba bakora hanze y'amaso ya rubanda. Impaka zabaye nyinshi, abandi batangira kwibaza niba ari na ngombwa ahubwo ko Ubwongereza bukomeza kugira abami n'abamikazi niba igihe kitari kigeze ngo nibyo bihagarikwa ahubwo. Ni ibihe byari bigoranye cyane kuri Elizabeth wa kabiri. Mu 1997 umwamikazi Elizabeth wa kabiri nawe ubwe yaje kwibasirwa na benshi mu Bwongereza kuko atihutiye gusubira i Londres mu bikorwa byo kunamira umukazana we Diana wari umaze gupfira noneho mu mpanuka y'imodoka mu Bufaransa. Havuzwe byinshi kuri iyi ngingo, abandi bakavuga ko atanamukundaga n'ubundi kandi rubanda bo baramwiyumvagamo cyane. Abandi batangije n'impuha z'uko byanze bikunze ari umuryango w'ibwami wagize uruhare mu rupfu rwe. Ariko nanone aho umwamikazi Elizabeth wa kabiri nawe afatiye ijambo agaruka kuri urwo rupfu. I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times, ubwanjye ndunamira nyabyo Diana, haba mu bihe bibi ndetse n'ibyiza we ntabwo yigeze areka kurangwa n'umurava no kwishima aseka. Mu bugwaneza bwinshi igihe cyose yaranzwe no kubera urugero abandi muri byinshi. She never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. Nyuma y'iri jambo benshi ntabwo bigeze bashidikanya na gato kuko umwamikazi Elizabeth yarabivuganye ukuri kwe kose. Ariko kandi umuryango w'ibwami unategura ibindi bikorwa byahuruje benshi Abongereza kwijanisha rinini, nanone bongera kwihuza n'ubwami bwabo. Ibyo byabayemo bimwe mu birori bihambaye kurusha ibindi biheruka mu isi mu bihe bya vuba, biri mu bukwe bw'umwuzukuru we igikomangoma William na Kate Middleton mu 2011. Ndetse uyu William ni nawe ubu ngubu uzahita aragwa ikamba n'intebe by'ubwami bw'Ubwongereza mu gihe se Charles wa gatatu yaba atanze cyangwa atagishoboye gukomeza.
uretse ubwo bukwe kandi bwe byafashe imyaka 7 gusa. Nanone ibwami hongera gutaha ubundi bukwe ubwa murumuna we igikomangoma Harry washakanye n'icyamamare umunyamerikakazi Meghan Markle mu bihumbi 2018. Ibyo byose ni ibikorwa byakurikiranywe na benshi cyane mwese, abongereza nabo babyakira neza cyane. Nyamara nanone mu mwaka w'ibihumbi 2020 hatangiye kuba ibindi bibazo ubwo igikomangoma Harry n'umugore we Meghan batangazaga ko bivanye inshingano zabo zose mu muryango w'ubwami bw'Ubwongereza, umuryango bagombaga gusezeraho bakigira kure yawo. Ibyo babyumvikanyeho na nyirakuru umwamikazi Elizabeth wa kabiri bigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo babeho batuje, ariko nabo basiga batakaje amakamba yabo yose mu bwami bw'Ubwongereza. Iyo nayo ni imwe muri dosiye zikomeye ziheruka kugora cyane umwamikazi Elizabeth wa kabiri, kuko umugore w'umwuzukuru we igikomangoma Harry atari n'umuzungukazi. Abandi babihuje n'irondaruhu, hanyuma no kwemererwa kuva mu muryango w'ibwami bikavujwamo kubambura amakamba yabo yose, kimwe n'amafaranga cyangwa ubutunzi bwihariye byose ntibagira aho bongera guhurizwa nabyo. Ibyo ngibyo abandi nta nubwo babuze kubyuririraho, bavuga ko nabyo bijyanye n'uko batashatse ko ubwo rimwe hashobora kubaho umwami cyangwa umwamikazi mu Bwongereza utari umuzungu byuzuye cyangwa se umuzungukazi. Nyamara ibyo ntaho bihuriye, kuko n'ubundi abana b'igikomangoma Harry bari ku murongo w'abashobora gusimburana kugeza bageze n'ubundi ku murongo w'ababa bami cyangwa abamikazi b'Ubwongereza. Ibyo byose ariko nta nubwo byigeze biba ikibazo cyihariye nko kuba cyarahinduwe, ahubwo icyasha ku muryango wa Elizabeth wa kabiri igihe cyose washyize imbere cyane igitekerezo cy'uko we kimwe n'umuryango we ubuzima bwose babuharira gukorera Abongereza n'umuryango w'ubwami bwabo. Ariko abangaba noneho bakaba bari bitandukanije nawo, we n'icyo ngicyo yarebaga kikaba no mu byamuhangayikishaga cyonyine. Aho mu myaka ye ya nyuma umwamikazi Elizabeth wa kabiri ntiyacecetse nanone imbere y'icyorezo gikomeye cya COVID-19 cyarimo gikwirakwira isi yose, abantu hose bifungiranye mu nzu gihitana benshi, nta nuzi cyakorwa ngo kivurwe cyangwa abantu bagikingirwe. Ni ibihe by'ubwoba n'igikuba gikomeye cyacikiye rimwe mwese. Aho niho nawe yafashe ijambo, ibintu yashoboraga gukora gake cyane abwira Abongereza n'ibihugu bahuriye nabo mu muryango wa Commonwealth. Hari tariki ya 5 Mata mu 2020. While we have faced challenges before, this one is different. Ati nubwo tutabuze ibindi byatugoye mu bihe byashize, ariko iki ngiki kirihariye. Nanone rero twifatanije n'isi yose mu guhangana nacyo, turakoresha kandi iterambere rikomeye mu bumenyi n'ubuhanga isi igezemo, kongeraho kandi n'ubugwaneza dusanganywe bwo kuvura no gukiza abarwayi. We are interrupting our normal programs to bring you an important announcement. You're watching BBC News from London. A short while ago, Buckingham Palace announced the death of His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh. BBC y'Abongereza aho yahinduye gahunda z'ibiganiro byayo mu buryo butunguranye na bw'isi gihanganye bikomeye na COVID-19, maze ku itariki 9 mu kwezi kwa 4 2021 hatangazwa urupfu rw'umugabo yashakanye nawe bakabana imyaka 74 yose nk'umugore n'umugabo, igikomangoma Philip, Duke wa Edinburgh. Yari afite imyaka 99, habura umwe ngo yuzuze 100. Yashyinguwe mu mihango yitabiriwe icyo gihe n'abantu bake gusa batarenga 30, nabo hafi bose ari abo mu muryango w'ibwami gusa, kuko byari ibihe bikomeye byo gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda ubwandu bwa COVID-19, abantu benshi badashobora guhurira hamwe. Uyu mwaka wose w'ibihumbi 2022 na mbere gato n'ubundi hakomeje kubaho impungenge ku buzima bw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, ndetse nawe mu kwezi kwa 2 2022 yanduye COVID-19, yabaye icyorezo cyaciye agahigo ko guhitana benshi mu bayanduye bafite imyaka yisumbuyeho y'ubukure, ariko iyi ntiyamuhitanye. Indwara n'intege nke bijyana n'izabukuru nawe byakomeje kumugaragaraho kenshi muri uyu mwaka, ku buryo byabaye ngombwa ko no mu kwezi kwa 6 mu birori byizihizaga imyaka 70 yari amaze ari umwamikazi w'Ubwongereza, nabwo atabashije kwitabira imihango yose kuko atashoboraga kumara igihe kinini ahagaze hamwe, cyangwa se nanone akomeza kuva hamwe yerekeza ahandi agira n'ibiganiro atanga. Icyo gihe n'ubundi benshi ntabwo babuze kuvuga ko ari byo birori byanyu babihambaye byakoranije imbaga cyangwa byizihiza ubwami bwe yari yitabiriye. Kimwe mu bikorwa bye bya nyuma no kwemeza Liz Truss nka minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, akaba wa 15 wari ubarijwe muri uwo mwanya Elizabeth wa kabiri ari umwamikazi w'Ubwongereza, n'umuhango yakoze ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 9, hanyuma mu minsi 2 yakurikiyeho ku itariki 8 Nzeri aratanga.
akaba nawe agomba gutabarizwa muri chapelle yitiriwe sekuru George wa gatanu, ari naho hashyinguye umugabo we Philip mu ngoro y'ubwami ya Windsor ibarizwa mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubwongereza. Ku myaka 96 y'amavuko yari amaze ku isi, irimo 70 yari amaze ari umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri. Gutanga kwe kwagarutsweho na benshi byihariye, bagaruka ku murava ndetse no kwigengesera ngo byamuranze ibihe byose, bikaba byaratumye na nyuma yo guhanguka ku bwambi bw'Abongereza yayoboraga bugatakaza ibihugu bwahoze bukoloniza, ariko n'ubundi byinshi muri ibyo bihugu bitarigeze byemera gutandukana burundu n'umurage byasizwemo n'abakoloni b'Abongereza, bigahurira mu muryango wa Commonwealth wakomeje kwaguka cyane. Ubu ngo bukabuhuriyemo abaturage barenga miliyaridi 2 na miliyoni 400 ku migabane yose mwese, ndetse no mu mbwirwaruhame ye kuri Noheli yo mu 2018 umwamikazi Elizabeth wa kabiri yabigarutseho. Its strength lies in the bonds of affection it promotes and a common desire. Ati ingufu z'uyu muryango nta handi zishingiye hatari mu ndangagaciro z'umubano n'ubuhahirane ushyira imbere, ndetse n'icyifuzo twese duhuriyeho cyo kuba mwese nziza kandi irangwa n'amahoro kurushaho, kuko niyo habaho ibindi byinshi dutandukaniraho. Buri gihe kubaha abandi nk'ikiremwa muntu niyo ntambwe yibanze igeza mu bwumvikane. And as a fellow human being is always a good first step towards greater understanding. Muri make ibyo yavuze ubwabyo mu 2018, benshi mu bamumenye umwamikazi Elizabeth wa kabiri, uko guharanira gushyira hamwe kw'abatuye isi no kubaha abandi nibyo byamuranze. Muri rusange ni wo murage ukomeye yasize. Ariko tugana nanone ku musozo, hari byinshi ubwo ngubwo biza guhinduka mu Bwongereza, uhereye ku kuba abatuye isi kwijanisha rinini hafi bose baravutse ari we mwabikazi w'Ubwongereza. Noneho rero bugiye kuyoborwa n'abami b'abagabo mu yende byaka myinshi ikurikiranye. Ni umwami w'Ubwongereza bigiye kujya bivugwaho kuba umwamikazi, kuko uretse Charles wa gatatu wamusimbuye cyangwa se wamukoreye mu ngata, n'ubundi biteganijwe ko nawe azasimburwa n'umuhungu we igikomangoma William Duke wa Cambridge. Uwo nawe akaba yasimburwa nanone n'umuhungu we George wavutse mu 2013. Hanyuma nibwo hakurikiraho noneho mushiki w'uyu George, Charlotte, ubu ufite imyaka 7. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri niwe muntu wa mbere wakoresheje telefoni ihamagara mu ntera ndende bidasabye operator. Mu bami bose mwese niwe wa mbere wohereje email, aza no mu bambere ahubwo banditse kuri Twitter, ndetse no mu bihe bye byose nta wundi mwami cyangwa se umwamikazi mwese isura ye yagaragaye ku biceri by'amafaranga kenshi nkawe. Kubongereza benshi bavutse bamubona aho ngaho ari umwamikazi wabo, yambara kimwe mu gihe cy'imyaka 70 yose. Muri izo mpinduka zose, imyitwarire y'abantu, iterambere na byinshi byaradutse, we ntacyo yigeze ahindura na kimwe mu migenzereze ye. Ubwe yari ikirango cyihariye haba ku Bwongereza n'umuryango w'ubwami bwaho. Ikindi kandi nuko yabaye umwamikazi no mu bihe byakwitwa ku Bwongereza bwari bugifite imigenzo myinshi ya kera, kuko bityo gihe abagore bataremererwaga kubarizwa ku bwinshi mu kazi, bari 26% gusa mu mirimo yose mu Bwongereza. Byageze mu 2021, 72% by'Abongereza akazi bose bakora bwari Ubwongereza bw'abazungu, kwijanisha hafi ryose mu gihe yabaga umwamikazi w'Ubwongereza. Nyamara n'Ubwongereza asize utuwe n'abandi benshi barimo abirabura, Abarabu n'Abahindi ku mubare utari muto, no kugera mu bushorishori bw'ubutegetsi bwabwo. Elizabeth wa kabiri mu myaka 70 yose yamaze ari umwamikazi w'Ubwongereza, yaranzwe no kutagira icyo avuga na kimwe ku byaba byabaye byose, akicecekera kandi akanarindwa bagira icyo babimubazaho bose. Abongereza nuko babanye nawe bibaza buri gihe icyo yaba atekereza ku bitari bike, bagategereza igihe cyose, bagahora bategereje ariko ntagire icyo abivugaho na kimwe, kugeza no ku ngingo yewe zikomeye zagiye zibacamo ibice zigateza n'impaka zikomeye cyane nka Brexit, aho bamuboneye benshi bagategereza ko hari icyo yabivugaho, ariko nabwo ntagire icyo avuga na kimwe. Ni nkaho ari inzatanga, buri gihe bahora basa n'abategereje ko hari icyo avuga, ariko ntacyo yigeze avuga n'ubundi. Mu buryo rusange atagize icyo avuga, ariko n'ubundi akamera nkaho yavuze byose kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe. Uretse no kuba mu by'ukuri ntawigeze amenya ibyo yaba agashyigikiye cyangwa nenga, icyatangaje bose nanone ni umuhate n'umurava yakoranye akazi ke nk'umwamikazi w'Ubwongereza. Nko mu 2017 yari afite imyaka 91, ariko yitabiriye ibirori birenga 292, ndetse ubwo umugabo we Philip yitabaga Imana nabwo ni iminsi 3 gusa yafashe ikiruhuko.
umunsi ku wundi kugeza atanze yafunguraga buri munsi agasanduku gatukura kashyirwagamo inyandiko zose z'imirimo ya guverinoma y'Ubwongereza agasoma urupapuro ku rundi buri munsi ku buryo nta kintu na kimwe cyabereye mu Bwongereza y'abagatazi cyangwa se n'ibyateganywaga kuhabera. Iminsi byari bizwi neza ko yafatagaho ikiruhuko ni kuri Noheli na Pasika gusa mu mwaka wose. Yabaye umwamikazi muri ibyo bihe Ubwongereza ari ubwami bw'abami bwarimo burangira. Icyo gihe yari umukuru w'ibihugu n'intara 53 byose mu bice bitandukanye by'isi, ariko byageze mu 2021 ari umukuru w'ibihugu bindi 14 kongeraho n'Ubwongereza gusa. Hagati y'ukwezi kwa 11 mu 1953 no kwa gatanu mu 1954 yazungurutse mu bihugu 14 mu myaka 7 yakurikiyeho yerekeje ahandi nko muri Ghana, igihugu cyari mu mvururu zikomeye hirirwa haturitswe ibisasu ku murwa mukuru Accra, ariko ajyayo Perezida Kwame Nkrumah yarabimushimiye cyane, anavuga ko ese mukesha byinshi birenze no kuba umwamikazi w'Ubwongereza cyangwa se n'umuyobozi wa Commonwealth gusa. An affection which we in Ghana have for your majesty and for your royal highness. Byashoboka ko Elizabeth wa kabiri yazungurutse akajya henshi kurusha abandi bami n'abamikazi bose babayeho mu bihe byose. Mu rugendo rw'akazi yagiye mu bihugu birenga 100 ahura n'abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barenga 13, abapapa 5 ba Kiliziya Katolika ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mu isi. Mu myaka 70 yose yamaze ari umwamikazi w'Abongereza, Elizabeth wa kabiri bisa naho nta utaruzi uwo ari we nubwo ntaho baba barahuriye. Na mbere y'ikwirakwira rya televiziyo mu ngo z'abatuye isi mu ikoranabuhanga ry'ihererekanya ubutumwa mu bihe byashize, isura ye yagaragaye ku nyandiko, amabahasha ndetse n'amabaruwa binyuze muri miliyoni nyinshi za timbres zikoze mu ifoto ye. Ibyo nabyo bigahererekanywa mwese yose mu myaka myinshi cyane, kandi nanone ifoto ye niyo yifashishijwe mu gushyira isura ye ku biceri byinshi by'amafaranga yahererekanijwe mu myaka myinshi. Abandi nabo muri filime zirenga 100 bakiniye mu mwanya we, naho mu byegeranyo by'ikusanyamakuru bya Gallup inshuro zirenga 52 niwe byembejwe ko yari umugore w'icyamamare kandi wubashywe na benshi mwese kurusha abandi. Uko biri kose ntaho umurage yasize wenda kujya n'ubundi kuba umwamikazi w'Ubwongereza ubwabyo mu gihe kirekire, imyaka 70 ubwabyo birenze kuba bihagije, n'ibindi byinshi yakoze, ariko nanone byihariye inyuma ye asize n'umuryango wa Commonwealth ukomeza kwaguka ukaba umuryango uhuriyemo igice kinini cy'abatuye isi. Iki kiganiro ni Inzira y'Ibihe kuri Radio Rwanda. Ucyumva ku Isabato isaa 6 z'amanywa no kuwa kabiri saa 2 z'ijoro. Ndi Alphonse Muhire Munana.